haguruka mu izina rya Yesu. Iyo situwasiyo irimo yihagurukemo mu izina rya Yesu. Ubwo buzima urimo buhagurukemo mu izina rya Yesu. Haguruka muri ubwo buzima bw'amarira, haguruka muri ubwo buzima bwo kujugunya amahoro, haguruka muri ubwo buzima wa mubyeyi we mu izina rya Yesu. Nguhagurukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Nambara Emmanuel, Uwiteka Imana nyiricyubahiro iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Hanyuma unyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga mu byakozwe n'intumwa ibice bya 3 ku murongo waho wa 3. Ibyakozwe n'intumwa 3:3 aravuze ngo, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Kane aravuze ngo Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati turebe, nawe undebe kandi. Hanyuma 5 aravuze ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Mwuzaniye message ivuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Iki ni igitabo dusomye ibyakozwe n'intumwa, cyanditswe nande? Byari byagenze gute? Hari habaye iki? Iki gitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana bitaga Dr. Luka. Acyandika arimo avuga amakuru y'umwami wacu Yesu Kristo, ayabwira umuyobozi witwaga Theophile. Iki gice dusomye rero, iki gice dusomye nubwo ngo na amakuru cyangwa se ni ubuhamya bwabaye kuri uyu munsi ubwo Petero na Yohana bajyaga gusenga saa 9, bagiye gusenga ku rusengero rwitwaga Ryiza. Hanyuma uru rusengero rero kuri urubaraza tuhasanze umuntu wari ufite ikibazo, kandi ikibazo gikomeye kiremereye. Yari umuntu wahuye n'ibyago, avuka afite ikibazo, avukana ubumuga, avukana agira inenge cyangwa se agira ikibazo cyo kutagenda. Uyu muntu rero nuvuga ngo uko iminsi yakuraga hagombaga gushakwa ibimutunga, hagombaga gushakwa uburyo bw'imibereho. Inzira imwe rero yari hari, yari yo gusaba. Mu gusaba nuvuga ngo habaye gahunda rero yo gushaka ese umusaruro w'ibyo akeneye wavaye. Bahitamo kumujyana ku rusengero. Avuga ati urusengero rubamo abantu beza, rubamo imfura, rubamo abantu batanga, bagira bakorera Imana. Avuga ati rero aha hantu nituhajya nituzajya tubura ibyo turya, bizamutunga, ariko natwe twamutereye tuzajya tubona. Nuvuga ngo mu yandi magambo aya deplacement. Icyabaye rero nuvuga ngo aha hantu bamushyize ku irembo hanyuze abantu benshi, ndetse kuko baranamuhaga. Kuko uyu ugiye mu bitabo by'amateka usanga uyu muntu yari amaze imyaka 40. Yari afite ikibazo, yarakimaranye imyaka 40. Si igitangaza ikibazo waba ufite icyo aricyo cyose, si ikibazo cy'igihe. Kuko ku Mana ikibazo nuvuga ngo twebwe abantu nitwe turambirwa. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ku Mana umunsi umwe, nuvuga ngo cyangwa se amasaha imbere y'Imana, sinzi niba nabyita amatsiyeri se cyangwa se amasantime cyangwa se iki. Kuko nuvuga ngo imbere y'Imana twebwe ibyo twita imyaka myinshi, imbere y'Imana usanga ari ubusabusa. Kuko imyaka igihumbi cy'imyaka, sinzi ko hari n'umuntu urayigeza, imbere y'Imana ni umunsi umwe, iwufata nk'amasaha 28. Wibaze rero nuvuga ngo twebwe abantu uburyo dutekereza Imana, Uwiteka aguhe kuyimenya mu izina rya Yesu, aguhe akwihishurira. Bibiliya iravuze ngo rero uyu muntu yari afite iki kibazo kimaranye imyaka 40. Nuvuga ngo ariko Imana yamubonaga yuko izamukorera igitangaza. Hanyuma ahantu yashirizwe rero
haciye abaririmbyi benshi, haciye abahanuzi benshi, ariko bakamuha amafaranga, ariko akagumana ikibazo. Haciye abantu batandukanye ndetse bafite n'icyubahiro kuko rwari urusengero ruzwi. Bivuze ko haciye abanyacyubahiro n'abantu bafite amatitire ariko badafite ubushobozi bwo kumuhagurutsa. Umva icyo Bibiliya itubwiye rero. Umunsi uza kuba umwe, Petero na Yohana, Imana yateguye igikorwa cyo kugirira umuntu neza, Imana yateguye igikorwa cyo gutura umutwaro umuntu, umutwaro amaranye imyaka 40. Imana yateguye operation ikomeye yo kugira ngo uyu muntu ayisingize. Hanyuma ariko Petero na Yohana ntibabimenye, baza guhaguruka nk'uko abandi bahaguruka. Rero bajya gusenga saa 9. Ngo bahageze bamubonye bamugirira imbabazi, bamubonye bamugirira impuhwe, bamubonye Imana ibuzuza umutima w'imbabazi. Petero aramwitegereza, ababazwa cyane n'uko uwo muntu ameze. Noneho mu mbabazi yari amufitiye, undi abonye amugiriye imbabazi agira ngo agiye kumuha ifeza zifatika, nabo arabatumbira. Kumbe ni umutima w'impuhwe n'imbabazi byamaze kwinjira mu mutima wa Petero na Yohana. Barimo baramureba n'amaso y'imbabazi n'impuhwe. Undi we yibaza ko bagiye kumuha ipinda ry'amafaranga. Ngo abitayeho, Petero aramubwira ati turebe, twiteho, turebe utwitayeho. Aramubwira, ahita amubwira tumva nkubwire, ifeza n'izahabu urimo udushakamo, ndimo ndakureba nkakureba neza. Ifeza n'izahabu ukeneye ntabyo dufite, nta zahabu dufite, nta kintu namba gifatika dufite, ariko ikintu dufite tukiye kukiguha mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti, mu izina ry'umwami wacu twizeye wazutse, mu izina ry'umwami wacu twabonye, twitegereje, intoki zacu zakoze, amaso yacu yabonye, twabonye wazutse uri iburyo bw'Imana. Tugiye kukiguha mu izina rye. Icyo tugukoreye ngiki. Ahita amuhereza ukuboko, aramubwira ati haguruka, haguruka mu izina rya Yesu. Nkuzaniye message ivuga ngo haguruka, haguruka mu izina rya Yesu. Iyo situation irimo yihagurukemo mu izina rya Yesu. Ubwo buzima urimo buhagurukemo mu izina rya Yesu. Haguruka muri ubwo buzima bw'amarira, haguruka muri ubwo buzima bwo kujugunya amahoro, haguruka muri ubwo buzima wa mubyeyi we mu izina rya Yesu. Nguhagurukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nkwatuyeho amavuta guhagurutsa, nkwatuyeho imbaraga ziguhagurutsa, nkwatuyeho imbaraga zigukura muri ubwo buzima. Petero na Yohana, Petero amufata ukuboko aramubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu, va muri ubwo buzima. Imbaraga z'Imana ziramanuka zinjira muri uyu muntu zimeze nk'umuriro, zimwinjira mu magufwa, zinjira mu mitsi, zirashwanyaguza, zirateranya. Umuntu agiye kubona amavi ararambutse, ingingo zirarambuka, arahaguruka rema. Ngo ahaguruke nubwo ngo ikintu cyakurikiyeho, umuntu umaze imyaka 40 atagenda yitera hejuru. Imana ihimbazwe cyane, yitera hejuru ashima ishobora byose, ashima Kristo ukoze igitangaza. Abantu baraha amateraniro arahagarara, bose bavugiriza icyarimwe induru, baravuga bati bene ibi bintu ntabwo byigeze bibaho. Abantu barashungera. Petero arababwira ati bavandimwe, niki gitumye murimo mushungera? Ibi ngibi murimo mureba, ibi ngibi murimo mubona uyu muntu ashima Imana, si imbaraga zacu zibikoze, si ubwenge bwacu bubikoze, si tekinike zacu zibikoze. Ibi bikozwe n'imbaraga z'Imana, ibi bikozwe na Kristo mwishe mukamubamba. Yesu wazutse ku munsi wa gatatu, Yesu watwiyeretse iminsi 40, Yesu waduhaye mwuka wera, Yesu wagiye mu ijuru akaba afite misiyo yo kuzagaruka. Niwe ukoze ibi murimo mubona n'imbaraga z'umwami Yesu zibikoze. Ndimo ndashaka kukubwira iki? Niwizera umucunguzi wacu Yesu Kristo araguhagurutsa muri ubwo buzima urimo. Imbaraga z'amashuri, ikibazo ufite ntango zagikora, ikibazo ufite ntango cyakemurwa n'amafaranga, ikibazo ufite ntango cyakemurwa n'imiryango, ikibazo ufite ntango cyakemurwa n'ibindi bintu runaka, ikibazo ufite cyakemurwa n'umucunguzi wacu. Uwo mutima w'umugabo wakunaniye
ntabwo byakemurwa n'amafaranga. Uwo mutima w'umugore wakunaniye, yewe wa mukobwa we, izo mbaraga zikugenza, zikugendaho, zigutwara mu bintu ngo mu rukozasoni, nta mbaraga z'amashuri zabikora. Ibyo bikorwa n'imbaraga z'umusaraba, ibyo bikorwa n'imbaraga z'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Izina ry'umwami wacu niryo ryakubohora. Ijambo rirambwira ngo ninkubwire ngo haguruka ugende. Izo mbaraga zakubase, izo mbaraga zaguhejeje hasi, izo mbaraga zaguhinduye ingwate yazo, ijambo rimanutse rivuga ngo uyu munsi wumvishira ijambo, haguruka mu izina rya Yesu. Ubwo burwayi wa muvandimwe umaranye igihe, nta kintu na kimwe wakora, ariko mesaje nkuzaniye iravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Muhagurukije mu izina rya Yesu, nguhagurukije mu mbaraga z'umusaraba. Ndimo ndakubwira ngo haguruka. Imbaraga zari zigufashe nzikubise hasi, nesheje agaciro izo mbaraga mu izina rya Yesu. Ndagutegetse haguruka, haguruka ugende, haguruka, akira amahoro, akira amahoro mu izina rya Yesu. Izo mbaraga ziguheza hasi nzikubise hasi, uwo muzimu waguhejeje hasi ndamushenye mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose ikugirire neza, Imana data wa twese ikugirire neza. Abantu bari aho ngo barashungera. Petero arabwira ngo mwitureba, ibi ngibi bibaye si imbaraga zacu, nta nubwo ari ubwenge bwacu, ahubwo ibi bikozwe n'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwo mwishe mukamubamba. Niwe ukoze ibi murimo mureba. Ngo abakuru baravuga bati se ibi bintu bibaye ntabwo twabyizera. Barababaza bati se nimudusobanurire n'imbaraga ki n'izina ki bibahesheje gukora ibi ngibi. Ndashaka kukubwira iki rero. Imbaraga zikumanukiye abantu baraza kukubaza ibikubayeho. Imbaraga zikumanukiye abantu baraza kugusobanuza ibibaye. Imbaraga zikumanukiye zije kunyuranya ibihe n'iminsi. Yari intambara Emmanuel. Nshoje nkubwira ngo Imana ishobora byose niguhagurutse mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.